reka tubasuhuze kandi tubifurize kumubwa neza. Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio, turamutse amahoro. Ni kwa kugize Jean Pierre, namwe twizere ko muhamutse kandi muri amahoro. Turi kumwe n'abatumirwa bacu tumaranye iminsi, reka tubakire nabo babasuhuze, noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu, duhereye hano iruhande rwanjye. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Reka namere data tumwakire n'ibya. Nitwa Mutagoma Amoni, mbifurije igitondo cyiza mwese. Murakoze cyane. Reka dusabe Aimable Nshimiyimana asenge mbere yuko dukomeza n'ingingo y'uyu munsi. Data wa twese udukunda, uhora twitaho igihe cyose, tugushimiye cyane uburyo turamukije muri iki gitondo, tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe. Takwinginze kugira ngo utuyobore kandi amagambo yawe agire icyo dusigira, bityo atubashije kwitegura kuri kugaruka umuntu wese abashe gutunganya idatunganya imibereho ye, kandi amagambo yawe tuyoboreshe umwuka wawe wera. Tubasabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane Aimable kudusengera. Reka uyu mwanya tubibutse ko turi ku itariki ya 21 Mata. Tugiye kwiga ingingo nziza cyane ivuga ubwami bwa kane. Ubwami bwa kane ngo ni Roma. Noneho rero mbere yuko tujya mbere muri yo, reka dusabe mwene data Amoni ace mu ncamake ingingo y'ejo, anyuremo atwibutse ingingo y'ejo kugira ngo tubone dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Kari Murakoze. Ingingo y'ejo ahashize yaravugaga ngo ubwami bwageze ku ntsinzi. Ubwami bwageze ku ntsinzi, twabonyemo uko amami yose yagiye akurana, ndetse tubonamo n'ubwami bwa Babuloni, ariko nanone tuza kugera ku bwami bw'Abagiriki kubera ko bwanesheje ubwabubanjirije. Niyo mpamvu rero icyatumye batagira imbaraga ngo bakomeze nuko babuze kubaha Imana mu buzima bwabo. Ariko noneho tugiye kubona n'abandi babasimbuye arimo Baroma. Reka noneho dutega amatwi tugende. Barakoze cyane. Zo twiza mama tatu Babuloni, Abamedi n'Abaperesi ndetse n'Abagiriki. Mwene data yarakoze, reka twakire mwene data Aimable noneho adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Kare Urakoze cyane. Ingingo y'umunsi ku gatatu iravuga ngo Roma, ubwami bwa kane. Twabonye ejo hashize ijya mami yabanje. Hari ubwami bwageranyijwe n'intare, ubwami bwa Babuloni. Ngo yari intare ifite amababa abiri ameze nk'ay'ikizu, ameze nk'akaguma. Isimburwa n'idubu. Idubu ryari ryegutse uruhande rumwe, mu mikaka yaryo ifitemo imbavu eshatu. Yaje gusimburwa n'ingwe. Iyo ngwe yari ifite amababa 4. Izo nyamaswa zirazwi, ngira ngo namwe mukurikiye murazizi. Idubu muzi ukuntu bimeze, intare murayizi, ingwe murayizi. Nubwo batarayibonye amaso ku maso, ariko muyibona ku mafilime, kuri televiziyo, n'amafoto agaragaza muri parike. Inyamaswa rwose zirazwi, ku buryo uhuye nayo mu nzira wayimenya. Ariko ikintu cyateye ubwoba umuhanuzi Daniel ni inyamaswa ya kane. Inyamaswa ya kane Daniel yiregera habuka, yibaza ibyayo arumiko. Muzi ukuntu yari imeze. Ku murongo wa 7 barayigaragaza. Hanyuma yiga nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconcomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi ari ifite n'amahembe 10. Iyi nyamaswa ifite n'amahembe. Muri za zindi hariyo muzi ifite amahembe. Kandi buriya ndiko murabizi mwese, nta nyamaswa igira nzara kwasa amahembe 2. Ariko iyo yageze 2, yiyongeza 2, yiyongeza 2, ayibagera ku 10. Ari zo njya mbona zifite amahembe ariko afite amashami, ariko aba ari amahembe 2 n'ubundi yazuye amashami, ariko ari ayashami. Kandi nizo kuyegera sinzi ko abitinyuka. Ifite amahembe yazanye amashami, yaragoye. Nanga amahembe 10 yari iteye ubwoba. Daniel yitegerera habuka arumirwa. Niyo tugiye kuri uyu munsi. Ubwami bwa Roma nibwo bwami bwonyine bwarambye ku mutegetsi kurusha ubundi bwose, kuko mu guhanguka kwabwo ntabwo bwagiye burundu, abo bwase buhindura isura. Bwagiye biwo
bwahinduye isura. Roma pagani ntihariye gusimburwa n'ubupapa no Roma nyirisitu. Kandi Roma nyirisitu nayo nibwo yaje gusimburwa na buriya butegetsi bwa biriya bihugu bigera ku 10, bigaragara ko ikifiteho ububasha. ahubwo niyo kuko bigereranya amahembe 10 ari kuri iyo nyamaswa Ayiriho. iriho Bango ya mahembe 10 ari kuri ya nyamaswa. Ntabwo yigeze po. Rero dukwiye kuzirikana cyane ko iyi nyamaswa ari iteye ubwoba ku buryo umuhanuzi Daniel yirebye akumirwa agakangarana. Ariyo Roma. Iyi Roma pagani niyo yasimbuye Bugiriki. Kandi Kristo yaje ku isi avuka ari umwana. Yavutse asanga yiriho. nibyo Ni nayo yamubanje. Ni nayo yamubanje rwose. Hanyuma rero iyo Roma nyiri pagani ari ubwami bwa 4 bwa Roma, muri amahembe 10 hahise hazamukamo akandi gahembe gatoya. Mureka tukareba ku murongo wa 8. Nitegereje amahembe mbona muri ayo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe. Kandi kuri iryo hembe mbonamo amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kabwira bikomeye. Kandi agahembe gatoya kashibutse muri amahembe 10 karavutse, amahembe 3 ahita akurwaho. Ubwami butatu bwahise buvaho busimburwa n'ubupapa, aribo Baheruri, Abavandari n'Abasitarogoti. Bose basimburwa na Roma y'ubupapa. Impamvu rero bahise bavaho mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe bagaragaza neza yuko impamvu ari uko buriya bwami butatu bwapingaga Roma. Roma yavuga bakayivuguruza. Bakigira abantu bakomeye bagashaka kuyivuguruza no kuyipinga, bituma bavaho basimburwa n'ubupapa. Kari agahembe gatoya bijya kajyabanya ubupapa. ese ugira ngo bavuyeho byoroshye. Muri kiriya gitabo turarikira abantu gusoma Daniel n'ibyahishuwe, hagaragaza neza yuko hari igihe Abavandari n'Abaseturogoti n'Abaheruri barwanije Roma benda kuyinesha. Benda kuyinesha rwose. batabawe navuga ngo niyo mu ijuru se. Ariko kubera ko ariyo itanga ubwami, buriya nyine niko byagenze. niyo kuko niwe yimura abami kimika abandi. Kandi izo ntambara n'ibiyaga nyine zagombaga kubaho. Tuzabireba neza mu ngingo y'ejo avuga ihembe rito, ariko twatubikomojeho gatoya tugira ngo twumvikanishe neza yuko ririya hembe rito ryakomotse kuri ara mahembe 10 yarari kuri iyo nyamaswa ya 4. Sinzi imana icyo wakongeraho tugasoreza n'ingiyo. Roma ubwami bwa 4. Wenda mbere yuko duha umwanya mwene data Amoni kugira ngo atange inyunganizi, hano birebekana ko umubwami bwaje budasanzwe, kuko hari yabyerekana uburyo ngo yamenaguraga ibintu bisigaye kabisiribangisha amajanja yayo, nta kintu yitagaho, yari inyamaswa itagira impuhwe, yari inyamaswa isimera ibintu kabisiribanga. Aha rero ngo byerekana ngo yarwanisha abera yenda no kubanyesha. Ni muri iyi ngingo byerekana ko hadutse akarengane mu bwami bwa ririya hembe rito, wenda tuzabona, ariko iyi ngingo yerekana akarengane kagizwe n'ubupapa, nayo ibikomozaho nubwo tuzabibona mu buryo bwagutse. Rero reka twakire mwene data Amoni atanga inyunganizi kuri iyi ngingo maze mukomeze. Umuyobozi wa gahunda arakoze cyane ko mu mwanya kugira ngo ntange inyunganizi. Aha hari amagambo yo hepfo ahera avuga ngo ibyo nibyo umuhanuzi yavuze ati uwo mugore arahunga ahungira mu butayu. Byumvikana ko uwo mugore ni itorero. Byumvikana ko ibyo waruvuze yuko iyi nyamaswa yahaye ububasha bwo guconshomera ibintu byinshi ibindi kabisiribangisha amajanja yayo, byumvikana ko n'abantu b'Imana bubahaga Uwiteka muri icyo gihe nabo bahuye n'akarengane, noneho nuvuga ngo nibwo bahuye n'ikibazo barahunga bahungira ahadatuwe. Murakoze cyane. Reka iniho byabayeho mu kinyejana cya 6 nyuma ya Kristo, niho ubu bwami bwadutse, ariko bukwe bikomeye. Ariko na mbere yasi bwo bwabayeho, ahubwo iri hembe rito nibwo ryabayeho. Wenda tuzabibona, kandi mwene data Aimable abifite ubusobanuro burambuye, ariko cyane cyane hano icyo tuvuga dukwiriye kumenya no kuzirikana nuko amami yagiye yaduka mu isi yagiye arwanya amategeko y'Imana.
yagiye arwanya amategeko y'Imana, kandi yari afite umugambi, Satani yari afite umugambi wo kuyakoresha kugira ngo arwanye amategeko y'Imana. Rero tuzagenda tubibona, ariko intsinzi amaherezo yabaye ya Kristo n'abera. Katwakire Aimable rero ase n'ushyira umufuniko kuri iki cyigisho, atanga inyunganizi ya nyuma, noneho dusoza. Yarebye byinshi mwabivuze, nta kintu kiremereye ndi bwongereho, gusa icyo navuga ni uko ubutegetsi bw'ubwami bwa kane bwa Roma bifatanyije n'ihembe rito nibo batangije akarengane. Batangije akarengane, intumwa za Kristo ziratotezwa, zikurikirwa n'itorero rya mbere baratotezwa, birakomeza mu gihe cy'imyaka 1260 bakora ako karengane. Ariko turashimira Imana yuko icyo gihe yakigabanyijeho gatoya. Iyo bitagenda gutyo bakristo bose bari bushira. Nicyo Yesu yavuze muri Matayo 24 ngo iyo minsi yaba itaragabanijwe ngo ihajyaga kurokoka n'umwe. Ubwo buhanuzi nibwo bwasohoye hano. Murakoze cyane. Murakoze, reka tubashimire uburyo mwadufashije, kandi dushimira abantu tubana umunsi ku wundi. Urumva bwa buhanuzi bigenda bwigahukamo. Kiti Bibiliya iraryoha, kandi Bibiliya twabonye mu cyigisho cya mbere twigishwa na mwene data Amoni, twabonye ko iri mu ubwenge, irimo ubwenge no kujijuka cyane. Mbere yo kuyibumbura no kuyisoma, iyo tuyisenganye tuyisomye tumaze gusenga kandi dufite kwizera, tukareka ibyiringiro byacu, tukareka umucyo wacu, tukayireka akaba ari ituyobora, iduha ubwenge no kumenya. Nshuti rero muze twige Bibiliya, twige ubuhanuzi, tubifurije kugubwa neza kandi no komeza kuryoherwa n'ibyigisho izina rya Yesu. Amen.